naho ugeze sha ugeze aho ngaho ho kugambanishiriza umwana w'Imana kumusoma sha nukuri naho ugejeje arahari nashaka bumwe ugenda mu bitunganye ngo ryo gukiranuka akavuga iby'ukuri nkuko biri he biri mu mutima we umutima ni wo jejuma umutima ni wo urukiko rukuru umutima ni ukuri untahakana ibintu akabihakana ko ayo mafaranga atari we yatwaye ko atari we wateye iriya nda ko kiriya cyaha kitabaye gahakana agatanga imana nk'umugabo akarahira kandi rero nujya no kundimbura unamenye ko mu byaha harimo mama yambyariye ese navukiye mu ijuru yego navukiye mu ijuru yari afite umutima ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumurira GB Ministries amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hirya no hino twongeye kunezerwa ko tugarutse muri studio kugira ngo duhumurizanye tubwirane amagambo meza amagambo akomeza Amerika amagambo yagiye kutubwira y'ubwenge mwami natwe dushoboze kugira ngo tuyakire kandi mu by'ukuri atugirira akamaro turusheho gutera intambwe mu bwami bwawe turagushima kumva gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu amen mushumba tubahaye ikaze murakoze cyane turashimiye Imana yaduhera umugisha yego iyi ni umunsi rero tunezerewe iteke tubatumiye mukaza kugira ngo mutuganirize mutubwire ku magambo kenshi abantu batubaza cyangwa tuba tudasobanukiwe kugira ngo mutubwire natwe tumenye uko tubyifatamo rero turabashimira cyane iyo mwaje kwifatanya natwe uyu munsi rero tugiye kuganira ku magambo atoroshye ajya akomerera abantu benshi ijambo ryitwa ukuri mushu hari ijambo ryitwa ukuri umuntu aribaza ngo mbese ukuri ni iki umuntu yavuze ukuri umuntu dukunze kubyumva ni ukuri pe ibi mubwira ni ukuri kw'ibintu umuntu avuga ati ibi bintu mubwira ni ukuri kandi ugasanga ari ibinyoma avuga ati akihandagaza imbere y'urukiko akavuga ati ibi ndabihamya ni uko bimeze nyamara nta kuri kurimo ese ukuri ni iki ese umuntu yaba umunyakuri birashoboka ko umuntu yaba umunyakuri agatungana akavuga ukuri atabeshya atariganije guteze mu buhe buryo yaba umunyakuri cyangwa akagendera mu kuri ikindi ni icyo umuntu yakora kugira ngo abe umunyakuri urumva ko ari utubazo tugiye dusa nk'aho kamwe kasubiza kandi umwuka w'Imana ndabizi ko ari bugufashe kugira ngo utuganirize ukuri ni iki ni gute nagera ndi umunyakuri noneho mu nzu y'Imana cyane hanze ho wenda n'ibindi ariko no mu nzu y'Imana ni gute umuntu yaba umunyakuri guhera ku mushumba kugeza ku nama ayoboye Imana ibaho umugisha cyane ni ikiganiro gikomeye cyane ko tugiye kuvuga ku ijambo rikenewe cyane mu isi rikenewe cyane muri sosiyete sosiyete mbavuze hagati y'abashakanye ariyo ntangiriro y'umuryango hagati y'abana n'ababyeyi hagati y'umukozi n'umukoresha hakenewe ukuri hagati y'abakristo n'umushumba hakenewe ukuri kurakenewe ahantu hose hagati y'abacamanza n'abaregwa n'abarega hakenewe ukuri ikiganiro cyakomeye cyane ariko reka mbanze mvuge ku magambo ane asobanura ukuri comme definition nka definition icya mbere ukuri bita mu cyongereza true icya mbere baravuga mu cyongereza ngo ni based on facts and not imagined yego bishingiye ku bimenyetso yego atari ibyiyumviro utekereje bahita batanga urugero true story iyi nkuru ni ukuri inkuru yabayeho ukuri rwose yabayeho cyo n'ubusobanuro bwa mbere batanga ubwa kabiri baravuga ngo ni ijambo rikoreshwa always before noun iyo ushaka kuvuga uti true friends true love urukundo nyakuri inshuti yanjye nyakuri yego ubundi busobanuro wumva ukuntu ukuri ari kugari ubwa gatatu bakavuga ngo come true if a dream or hope come true it really happens yego
yerekwa yerisohoye yego bibe bari kuri nawe yakuri ariyo mpamvu birivuga ngo umuhanuzi nahanura tuzemera ko ari ukuri bisohoye ibaza ko na bibiri ibyo byemera hakaza ikintu cya kane cyitwa be true to yego umunyakuri nawe yego to be loyal and sincere even in difficult situations yego if is important it is important to be true to your principles yego amahame y'ubuzima bwawe wiyemeje kubaho yego yahagararemo yego ntawe uguhindaguye uko ni ukuri noneho rero aya magambo yose uyafashe ukayashyira mu kintu kimwe wayaha ubusobanuro uvuga ngo burya bwose ijambo ukuri bisobanura guhuza ibikurimo n'iby'Imana ibona ibikurimo n'iby'Imana ibona tuba turetse abantu yego ibikurimo bihuze n'uko Imana n'iby'Imana irimo kubona muri iri jambo iby'Imana ibona muri wowe biba ari byo birimo nyine nunavuga uvuga ibyo ngibyo Imana ibona yego nuhamya uhamya ibyo ngibyo Imana ibona nushinja ushinja ibyo Imana ibona ibyo uhakanye ukubihakanye uko ariko n'Imana ibibona niko kuri ubwo ndumva naho tugiye kujya kuri rya jambo rivuga ngo niba ushyushye cyangwa niba ukunze bivuga ngo mesakamo donc mesakamo icyo uhagazemo ugakora duhereho icyo uhagazemo kiba ari cyo koko ni ya principles tubanya ngaha it's important to be true to your principles yego noneho rero iki kintu cyo guhuza ibikurimo n'uko Imana ibibona reka mbere ko ngira icyo ngira abantu tubaha imirongo ya Bibiliya twifashishe icyigisho kimwe cy'umufilozofu umwe wasobanuye ko buri muntu ngo agira ibyumba bine umutima w'umuntu urimo ibyumba bine forums ibi byumba uko ari bine ngo hari kimwe yego kizwi n'Imana yonyine cya kabiri ni ikizwi n'Imana na nyir'umutima umuntu ubwo ngubwo icyumba cya gatatu ni ikimenywa n'Imana n'umuntu yego n'abandi bantu bake abo wa muntu abwiye yego hakaba n'ikindi cyumba kibamo ibimenywa n'Imana na wa muntu yego n'abantu rusange cyumba cyo ni nko ku gasozi nko mu mbuga nko ku muharuro kuko ntabimenye dusomye ijambo ry'Imana ariko dufate Bibiliya twifashishe Bibiliya Imigani 22 umurongo waho wa 21 twumva ikintu natubwira uwo murongo uravuga ngo Imigani 22 umurongo wa 21 aravuga ngo kugira ngo mwemeze yego amagambo y'ukuri usubiraneyo ayo magambo kubagutumye kugira ngo nkwemeze amagambo y'ukuri usubiraneyo ayo magambo kubagutumye yego ni ikibazo duturukira nkwereke kuri 19 nibura sibyo cyangwa 18 kuko ari kuri 17 tega ugutwumva amagambo y'umunyabwenge kandi umutima wawe ushishikarire kumenya ubwenge bwanjye kuko ari byiza nubikomeza mu mutima wawe bigahora mu kanwa kawe nabikumenyesheje uyu munsi wowe ubwawe kugira ngo ibyiringiro byawe bibe kuwiteka mbese sinakwandikiye ibyiza by'inama n'ibyo kumenya kugira ngo nkwemeze amagambo y'ukuri usubirane y'ayo magambo kubagutumye impamvu uyu murongo nkuzaniye niyo nihe nuko umuntu ashobora kuba ari ahantu aho hantu akafatira amagambo y'ukuri igitangaje akagera ku bamutumye bitakiri ukuri yongeyemo ibindi ariho hava ijambo rikunda gukorerwa ngo
inkuru yose ibaye transfert uko ihagurutse igenda ijya kugera iyijya itakiri uko yari imeze itagifite originalite yayo kuko ukuri kwaho yari iri bagiye baguhindura bongera cyangwa se bagabanya noneho biduhuza ya magambo yo kuba ukuri bisobanura guhuza ibiri muri wowe n'iby'Imana izi cyangwa ikubonamo turifashisha umurongo wo muri Zaburi ya 51 Zaburi ya 51 yirebe maze undebera umurongo wa 8 ugezeho dere ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge durushaka ukuri kwa hehe ko mu mutima hatajya gute hataboneka uzahamenyesha ubwenge ni Dawidi wayakoresheje arimo yatura cya gihe cye cy'icyaha urabizi ko yabanje gusambanya muka Uriya noneho yicisha Uriya inkota amaze kubikora basi yigira inyoni nyinshi nkaho nta cyabaye kugeza ubwo Imana imutumyeho umuhanuzi nde Natani rero nawe akoresha ubwenge haleluya bwo kumucira umugani igitekerezo cy'umukire umwe n'umukene umwe wagira agatama kamwe umukire abonye abashyitsi ajya kushimuta bwa butama kagatama kawa muntu ngo akazimanira abashyitsi be Dawidi rero mu gufata imyanzuro nk'umwami nk'umuyobozi afata imyanzuro ivuga ngo uwo muntu wakoze ibyo mumufate mumunzanire Mayiti ntacyo nshaka kuvugana nawe ariko wakabyara ngo mushu ntacyo nshaka kuvugana nawe je ntacyo mvugana nawe uwo muntu kuko sinzi ko ahantu ntwara hakira abantu bameze batyo mu buyobozi bwanjye sinzi yuko ahantu nyobora hakiri umuntu nguwo none rero simubona agenda ntimumungeza agihumeka ariko uzi kwiciraho urubanza mwakabyara bivuga ngo buri gihe iyo ukoze ikosa ryo guhisha ukuri kuri mu mutima wawe Imana ibona wiciraho iteka yego ako kantu ndakumvise cyane ukumvise buri gihe cyose utwikiriye ukuri kw'ibikurimo kandi ariko n'Imana ibibona ushobora kujajinga sibyo condemnation urumva neza iyo condemnation ukayikata ugira ngo muri ukatira undi nawe kumva ari wowe nshatse kuvuga ikirere ahangaha haleluya Natani ngo arazamuka mu gipimo cy'umwuka ngo aramubwira ngo ireganya kubahwa uwo muntu ni wowe oh my God uwo muntu ni wowe Uwiteka arakubwiye ngo none se ntiyagukuye mu bwungeri bw'intama za so akakuzana yego agakuraho Sawuli akaguha intebe ye Uwiteka arambwiye ngo nkubwire ngo ntiyaguhaye abagore kugusegura nabo kugupfumbata ngo none subonye ari bike bitaguhagije kubera mubwira akaguha n'abandi basi ngo ariko ntukore ikosa ryo kwicisha uri inkota ucyura umugore we Dawidi rero nibwo mu gusenga iyi psaume bayita psaume de repentance nibwo yakoresha muri vuga ngo Uwiteka we dore ushaka iki ukuri kwa hehe ko mu mutima kandi mu mutima hataboneka niho ubereye Imana wowe ushaka ukuri kwa hehe ko mu mutima kandi igitangaje ntihaboneka ahubwo rero ngo hataboneka nuva ko habandi ntibahabona nta wundi muntu wundi ubaho ubona mu mutima ariko Uwiteka warantangaje wowe kuko ushaka ukuri kwa hehe ko mu mutima iri jambo kugushaka mu nyumvire n'ahangaha iri jambo ushaka ukuri ko mu mutima ni nko kuvuga ngo
uragukenera, ukenera ko umuntu wese uvuze avuga ibintu nk'uko biri hehe mu mutima. Cya kabiri, iyo umuntu ashatse kubaguhisha, wewe nyine you can found, ushobora kwinjiramo rwose kandi hataboneka, ukagera mukamenya ukuri ko kubiri mu mutima. Niyo mpamvu turebwe tumva icyaha kiri imbere yanjye iteka, nkuraho inyama y'umuntu, nkuraho urubanza, kandi rero nujya no kundimbura unamenye ko mu byaha harimo mama yambyariye. Ese navukiye mu ijuru? Yego. Navukiye mu ijuru? Yarafite umutima. Yazi mama yambyariye se? Rero nujya kungirira imbabazi, uzingire wumva n'ubuzigiri buri unoheri naho umuntu yavukiye hari. Yego. Arabagabo bazi kwinginga Imana. I know. Uzi ko yageze hepfo akagirwa yibwira ngo uraramuka umbabariye iki cyaha, nzanyura ahantu hose mbwiriza kugira neza kandi kugira imbabazi. Kuko utazimba nanjye nzavuga kuri mubi. Imana isuye umuntu nanjye ndavuga ko ndi mubi, ubu nzaba nkuzi iki? Reka nzimuhe azagenda avuga imbabazi zanjye, nta kundi. Reka dukomeze rero. Urumva ko iri jambo ni umutima w'izinyigisho z'iki kiganiro. Uwiteka ashaka ukuri kwa hehe ko mu mutima, kandi uwo mutima aho ngaho hataboneka, Uwiteka azahamurika rwose akwishakira ubwo kuri. Amen. Ngaho dusomera indi jambo ry'Imana ryo muri Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8. Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8. Yeremiya igice cya 9 wahageze? Yego. Haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo, si uri nawe? Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga ati dore nzabashongesha mbagerageze, ukundi nagira abantu bangiye ni ukuye. Ururimi rwabo ni nk'umwambi wicana, ruvuga iby'uburiganya. Umuntu wese avugana naho nshaka, umuntu wese avugana amahoro na mugenzi we ku rurimi, ariko mu mutima we amuciriye igicu. Mbese ibyo sinzabibahanira, ni kubiteka baza. Mbese ubwoko nk'ubwo umutima wanjye ntiwabuhora ibyo. Ijambo rero nshaka ngaha ni ryo kuvuga amahoro ku munwa. Aha umuntu akavugana amahoro n'undi ku munwa, ariko umutima amuciriye igicu. Aha rero mu mutima, aha mu mutima niho ukuri kw'amagambo uvuga ko gukwiye guturuka. Vuga ngo ibyo urimo kubwira umuntu muryoshya umusekera ni ikinyoma, naho ukuri nyako k'uwuriwe imbere y'uyu muntu kuri hano. Ukuri nyako k'uyu muntu ari we muri wowe kuri mu mutima. Niyo mpamvu mbaha definisiyo yo kuva kare nababwiye ngo ukuri ni iki? Ni ugufata ibikurimo ukabihuza n'uko Imana ikubona. Mu by'ukuri ushatse definisiyo cyangwa signification nta yindi wabona itari yo ngiyo. Tunashingiye kuri bya byose uko ari bine twasanga icyo bisobanura. Ibiri muri wowe birahura n'uko Imana ibibona. Uravuga ku nkunda, ku munwa nyine turabyemeye, ariko se mu mutima niko bimeze? Urananyambira cyane rwose ukampobera, ariko se urampobera n'umutima uhunze. Hari ibyo ngibyo na Yuda yahobeye Yesu cyane, amuhana bizu y'urukundo. Kandi bizu cyari ikimenyetso cy'urukundo. Uwo mwanya Yesu udahishwa baramubwira ati naho ugeze sha, ugeze aho ngaho ho kugambanishiriza umwana w'Imana kumusoma sha. Nukuri. Naho ugejeje. Naho kumbe Yuda mu ishyamba acira ibiciro bagereka, badiringa about cost. Yaramubwira ati muri ubone mpobeye nkamusoma. Kara kabizuru k'ikimenyetso. Abandi bazi ko ari ikimenyetso cy'urukundo, none we ni ikimenyetso cy'iki cy'uwicwa, cy'ugambana. Imana dutabare. Idufashe tugire neza. Uzi umuntu kuzaguhobera akaguha amabizu. Yego. Kandi mu mutima hari ibindi. Naho kumbi kugusoma kwe arimo arakwerekana. Ati wondi busuhuza umenye ko ari twakoranye bya. Ibaza icyo kintu ariko. Umenye ko ari wowe wangejereje gutya. Imana dutabare kandi bikorwa n'abakristo de. Wiki. Ibiri mu mutima
bihwanye n'uko Imana ikubona ibyo urimo tubwira birahura mu by'ukuri uko ikubona ariko kure kandi twibuke yuko mushiki wanjye Gorete twibuke yuko Imana ifite amazina atatu akomeye ageranye n'ibyo tugiye kuvuga ngaha ni omniscient kumenya byose ni omnipota gushobora byose na omnipresa kuba hose reka nifatire kuba hose kwa omnipresa no kumenya byose kwa omniscient bihuze niba Imana ari omniscient kumenya byose kwayo ikaba omnipresa kuba hose kw'Imana aha ngaha ndahakurikiye kuri iki kiganiro cyitwa ukuri ndahakura ko nihagira umbeshyera izaba ishobora kundengera igaragaza ukuri akore kamwe ariko kandi ndahakurikira ikintu gikomeye ndetse cyo kiri danje kuruta ibindi ndahakura ko nimbeshya abantu babahakanira ko ntabikoze ndabibizi ishatse yamishurira aho ngaho kuko ari Imana izi kugenda igakora sondaje babyita sondaje ikinjira mu mutima kure aho kuri ikajya kukwikurirayo niryo jambo twasubiye dutangira haleluya Imana ibasha kwinjira kure mu mutima ahatabonwa haleluya umunsi umwe yakoresheje Yeremiya imuvugira mu ijambo rikomeye rivuga ngo umutima w'umuntu rushinzwe byose gushukana ngo kandi ugira indwara ntiwizire gukira ngo ninde wawumenye se ubundi ngo kiretse Uwiteka wenyine ngo ni wuzi nuko umuririmbyi amaze gusobanukira ibyo jambo arayibwira ati niba ari kuteye Imana ngaho ndondora umenye ibyo nkora byose werekana uko ndi kose ntifata uko ntari aho kantu kitwa ntifata uko ntari karahura na ya definition nabahaye mbabura ndondora umenye ntifata uko ntari muri ni jambo mbabura umfashe nifata uko mbona donc uko ndi nifata uko numbona mbona uko mbona ariko n'abantu bambona amen tujye mu Bakorinto twumva icyo umurongo uvugaho ngaho wo tuvuze uko mbona bari ko n'undi muntu wese ambona haleluya rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto tutagana ikiganiro gikomeye igice cya 5 igice cya 5 rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 11 rwa kabiri cya 5 umurongo wa 11 harimo ijambo nshaka nuko iyo nemeza abantu mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka uko ndi ngo ikigore uko ndi niko bigaragarira Imana kandi niringira yuko ariko namwe bigaragaza imitima yanyu naha nshaka rero hanyuma y'ibitabo naha nshaka abantu badutse amatwi bumve ko ikintu cyitwa ukuri nuko kimeze ubundi nuko iyo nemeza abantu bikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka Imana iyo nkora gutyo rero ariko nkora buryo uko ngaragarira Imana niringira ko ariko namwe ngaragarira amaso y'imitima yanyu ubwo definition natanze ntangira niyo mbere yuko nkumvenka abantu unyumvire ngira ibintu by'ukuri ngira nte mbemeza mbabwira uko ari ukuri ndahira ndagacikiri ndagatwikira Yesu ku musaraba ntanze Imana nk'umugabo mbanitse amaboko kandi yombi iyo nemeza urumva izo ndahiro nyinshi akenshi abantu zikora ngo bemeze abantu yewe ngo bemere umuntu amanika amaboko atanga Imana ho umugabo arahira indahiro yego akenshi abarimo agira ngo yemeze abantu ko ibyo avuga ari ukuri Pawulo nakagira ati rero igihe cyose uzakora ibyo wemeza abantu ujye ubanza umenye igitinyiro cy'Imana idahishwa
nubaho gutyo ngo akora utyo uzi ngo ibyo ndimo mpamya nemeza abantu ko ariko kuri Imana irabireba, icyo gihe uko Imana ikubona niko n'abantu bazakubona. Niyo mpamvu uri mu mategeko cyangwa se mu bucamanza, muri investigation, mu nkiko n'ahandi, umuntu wese uzarahira baramutinya. Umuntu uzarahira urahira ngo aragapfusha imfura ye, ngo arakajya gukena gutya, ngo arakamara inka, ngo ngo iki utavuga ati uyu muntu urahira atya umwitondeho. Kubera iki? Ubundi ukuri yo kuri muri wowe ntunavuni kugushakira ibindi bihindizo n'ibindi bihato, ubuzi ko ariko kuri nyine. Haleluya. Tumanutse hepfo ya hariya aravuga ngo ibyo ntitubivugiye kongera kwiyogeza kuri mwe, ahubwo turabaha impamvu yo kwirata ku bwacu, kugira ngo mubone icyo musubiza abagira gute, abirata ibigaragara, batirata ibya hehe, byo mu mutima. donc kumbwira amagambo menshi ntacyo bimbwiye mu gihe cyose utarimo kumbwira ibi kuva hehe, umutima. Tugana ku musozo wenda sinzi, hari amagambo aba muri Zaburi ya 15 guhera ku murongo wa mbere. Kato yasome wumva ikintu gihari. Zaburi ya 15, Zaburi ya 15 umurongo wa mbere no kabiri. Niba wanahageze wanahasoma, ariko nangira mpagira nasoma. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? N'ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. N'uwo ni Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera? Mu by'ukuri ninde? Kandi utekereze ko ubungubu Zaburi Dawidi yandika, yararebye ibinyoma bimukikije, areba ingano y'abanyabinyoma. Niba ari ukwemeza Uwiteka koko, ubwo ninde uzahagarara ku musozi wawe wera, ninde uzatura mu ihema ryawe, ninde uzahaba? Ni nko kwa kundi wabona ibyaha bibaye byinshi kavuga ariko Yesu ubu uzabona umuntu ujyana koko mu ijuru. Igisubizo arahari, nashaka bumwe ugenda mu bitunganye, akora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri he, biri mu mutima we. Umutima ni wo jejuma, umutima ni wo urukiko rukuru, umutima niho kuri. Untahakana ibintu akabihakana, ko ayo mafaranga atari we yatwaye, ko atari we wateye iriya nda, ko kiriya cyaha kitabaye, gahakana agatanga Imana nk'umugabo, akarahira. Niyo mpamvu abandi bazi noneho gushaka ukuri nyako. Iyo umuntu arihira cyo cyane, baravuga ati ahubwo mukurikirane, munyura ahandi mushakirana, dushake ukuri kwa birabera. Utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we, uwo niwe uzahagarara ku musozi w'Uwiteka. Tugenda tugana ku musozo, buriya ukuri gukenewe muri domene zose, haba mu butabera hagomba kuba ukuri. Usomye haba kuki, kasoma kuki wumve, haba kuki murebe rwose, haba kuki wumve ikintu avuga. Uhereye ku murongo wa igice cya mbere, umurongo wa mbere. Hari umurongo nshaka muraza kumva. Ibihanurwa. Umuhanuzi Habakuki yeretswe. Ku murongo wa kabiri. Uwiteka we, nzataka utanyumva, ngeze ryari? Komeza. Ngutakira iby'urugomo ruriho, ntubikize. Ni iki gituma unyereka gukiranirwa, ukareba iby'ubugoryi? Kuko kurimbuka n'urugomo biri imbere yanjye. Kandi hari n'iki? Kandi hari n'intonganya. Hadutse n'umuvurungano. Kane.
nicyo gituma amategeko acogora kandi mu ntoki mu nkiko kandi wacakanye mu nkiko nta rubanza rutunganye rugihinguka kuko inkozi z'ibibi zigose abakiranutsi nicyo gituma imanza zitabera zigoranye nako nashakaga ngo nicyo gituma amateka acogora kandi mu nkiko nta rubanza rutunganye rugihinguka kuko inkozi z'ibibi zigose abakiranutsi nicyo gituma imanza zitabera zigoranye. ubu aha ngaha haba kuki yarashatse kugaragaza ko situwasiyo iriho ikinyoma gikabije kudomina kibaye cyinshi. niyo mpamvu mvuze ngo ukuri kurakenewe muri domene zose, mu mashami yose y'imirimo kurakenewe. Haleluya. kukagenda kwica ikinyoma kugeza ubwo ikinyoma cyashira hagasigara iki ukuri kukaganza. Haleluya. Amen. umugabo akabwirana ukuri n'uwo bashakanye, umwana akabwira ukuri umubyeyi we, umukoresha akabwira umukozi ukuri, umukozi akabwira shebuja ukuri. uranyumvira? maze utonyoye kaburi yonyoye nyine. ibyuma by'amatibe wagiye kugura niko bigura nyine. igiciro ku isoko ni ukuri n'ikiriya. ni bibukuri mbese, ni bibukuri. entrepreneur abwisha ukuri aho yafashe isoko. urumva ukuri kuko gukina ahantu hose. umucuruzi akoresha ukuri mu kurangura, none umuntu ukuri mu kugurisha akoresha ukuri. dusome imigani, ngaho ndebera imigani. birakomeye cyane. imigani igice cya 11 umurongo wa mbere. urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka, ariko ibipimisho ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. uzi ibipimisho ibyo ari byo? ni ya ngemeri, ni ya mironko, ni wa munzani wa kajugujugu, ni uyu nguyu, ni isano ipimaho ikora muri busheri ipima umuceri. ikintu cyose ni yakorobo yapima amavuta hariya mu cyaro, urabyumva? ni anjerikani irangura umutobe. ikintu cyose gipimishwa ku bacuruzi gikwiriye kuba gipima ibintu by'ukuri. igitangaje bashiki banjye benda tutamunteze amatwi, biratangaje ko yaba umuntu ukoresha injerekani yamaze gufodoka. wabonye injerekani zirangura ukuntu barazigize, babarigiye bakazotesha bakazotsa bakazitwika kugeza ubwo idasigarana umuguno. nta nguni isigarana, nta angeli isigarana. haba aho yicaza haba harafodotse ku buryo kwicara ari uguhirima, ni ukwiyegeka, kuyitereka. utuguno dutya izi mbavu zayo ukoreye enye ziba zarafodotse zarabaye icya. bijya ngo ni ukugira ngo itwara urwagwa rwinshi, itwara ikigaye cyinshi, itwara umutobe mwinshi. muri make niba yarigenewe isanga igenewe litiro 20, iritwaye nka 25. ku muntu rero ukijijwe wese witwa ko yakiriye ukuri ari we Kristo Yesu. Haleluya. niba ari umucuruzi namenye ngo no mu bucuruzi bwe hakenewe ukuri. yaba arimo arangura Dubai, yaba arimo arangura mu Bushinwa, dore ko abatageraho tubeshywa byinshi, yaba arimo adodesha muri Made in Rwanda, yaba arimo arangura ku Kisumu peteroli, ibintu byose biza ari ukuri. kandi umutima we uba ubizi neza ko nta kuri guhari. yego. niyo akubwira ati garuka kiriya, garuka rwose ntacyo ndafataho ni ukuri. umutima uzi ko yamaze kuyafataho ahubwo ashaka menshi. ay'inyungu namaze kuyabona nayumvise, ariko nashyiraho n'irindi jambo isura cyari rinyimiriye. n'igihumbi kanyimushinguzemo mubwira ko yangaya yambwiye kiriya nuko yambwiye n'ikiranguzo. nta nubwo yajya ntabwo byavamo mbitanze. akenda no kurira akanimyoza. uzi ko mombye uramombye uramura iki ku muvandimwe? cyo ku rugari we ngaho yishyure nagira neza ugari wowe yishyure. ntacyo iyo shati nyiguhera ikiranguzo ntabwo nta kibazo ndashaka kwibaza ubwo bucuti bwo kuyiguhera ikiranguzo kagushobera ko tutashyize ishyirahamwe
ko nta sheza zanjye zirimo wayimirwa izi ikirango muhwe naho kumva bizi ko bitatu yabishyizeho byagezeho kare cyagiye umusubiza bwa mbere yego ukuri dore nguko kuri hano kuri biri ya musho reka nkubwire gure naratangaye cyane kandi abantu baneze amatwi bihangane nyine ntavugisha ukuri nakoresheje kandi aribyo kora iki kwiga nyine uzi ko umuntu afata akadobo bari abantu bagura bacuruza amafuni iki byose afata akadobo akagakatiramo kandi akagaterekamo none ukagira ngo uguza akadobo k'ifu naho kumbi gateretsemo akandi ariko ubwo buriganya mana gusa si uburiganya ahubwo biteye byinshi ubwo gateretsemo akandi birazamuka ifu ibura wigi agafu kabe gake wowe ugenda uzi ngo utwaye ariyo mpamvu abantu bagiye kubategeka ko bazajya basanga yagira akabwita suka hasi ndashaka kurebamo batari babasukisha hasi ngo arebemo bajyaga bapimira akadobo ifu y'akandi kadobo nuko abantu baravuga ati mva suka ndashaka kukarebamo umunsi rero yasanzemo igice cy'akadobo kindi nibwo bemeye bavanamo cya gice bari bateretsemo ngaho reba igihe umuntu aba yarabikoreye noneho kubera ko inyoni zijya mu igamba barinze bajya indi aba yarabimenyereye akumva ari ubuzima akumva ariko kuri Imana itababarira twongeye dukora cya kintu umutima w'ubizi neza ko abeshya iyo mpamvu ngo definition y'ukuri ni uguhuza ibiri mu mutima wawe n'iby'Imana ibona akabyo ubwira abantu cyangwa abantu niko kuri bene uwo muntu kandi uteye gutyo uvuga ibiri mu mutima we nk'ukuri ari nako Imana ibibona ahora na confidence wumva nubwo bamurenganya bakayimuhora wumva Imana irwanira ukuri yamurengera nuko ni umuntu abaho amen twongere mu migani 16:28 twumva icyo havuga imigani 16 umurongo 28 twumva icyo hatubwira naho hageze umuntu ugoreka ukuri aba abiba intonganya yego kandi uneguranira mu byongorerano atandukanya inshuti z'amagara abantu barashize ariho temu nsaba ko tuganiraho nk'ukuntu wayizaye umuntu ugoreka iki ukuri aba bibiki intonganya reka dutine ahantu gatoya reba biratangaje ko ubu ngubu dushobora kugira intonganya njyewe nawe yego dupfa umuntu tuzira ko hari umuntu wagoretse ukuri kw'ibyacu mu myaka nk'itanu ishize muri jambo izi ntonganya mureba aha ngaha nizo dusaruye naho wabibye bije kera umuntu ugoreka ukuri aba bibiki intonganya kandi uneguranira mu byongorerano atandukanye inshuti z'amagara buriya kugira ngo utandukanye umuntu n'undi bisaba ngo umere nk'umwinjiyemo urebe ikintu mubeshyera aho tugeze aha ngaha ndagira ngo noneho kuko nta kuntu twavuga ukuri tutavuze no kubeshya kumbeshyera bisobanuye iki ijambo kumbeshyera bisobanuye iki bisobanuye kumvugaho ibitari ukuri anemo mu ijambo ry'icyo bisobanura kumbeshyera ni ukumvugaho ibitari ukuri none rero umuntu ugoreka ukuri aba iby'intonganya none nibirangira yongera no kunegurira mu byongorerano bamvugana n'undi muntu hanyuma za nshuti z'amagara zibe ziratandukanye zize ko hari abantu batakoresheje ukuri mu buzima bwabo ariko ndahumuriza bene abo bantu mbaha ijambo riri muri imigani 12 umurongo wa 19 tugana ku musozo imigani 12 umurongo wa 19 wahageze ngo ikivuzwe cy'ukuri kiraramba ariko
iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Ikivuzwe cy'ukuri kiraramba, nicyo nkundira ukuri inshuti yanjye, nicyo nkundira ukuri. Ikivuzwe cy'ukuri kigira gute? Kiraramba, ariko iby'ururimi rubeshya byo bishira vuba. Niba hari umuntu wabeshyewe mu bankurikiye, ndamuhumurije, ndagukomeje mu izina rya Yesu. Ibivuzwe by'ukuri biraramba, ariko iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Humura rero ntago bizahoraho. Amen. Umurongo wa 22 simbuka hepfo y'aho ngaho 22. 22. Ururimi rubeshya ni ikizira k'Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Ururimi rubeshya ni ikizira k'Uwiteka. Bivuga ngo ya Mana ikunda kureba mu mutima, ikareba ko ibyo uvuga ariko biri mu mutima wawe, yanga ururimi rubeshya, ikanezezwa n'abantu bakora iby'ukuri. Igice cya 14 aho mu migani nyine umurongo wa 5 karavuga ngo umuhamya ukuri ntabeshya, ariko umugabo w'indarikwa arabeshya. Uyu mugabo w'indarikwa bavuga hano ni nka babandi bagiye gushinja Stefano, ni bamwe bitwa bibigoryi, ni nako biri bita. Umugabo umuhamya w'ukuri ntabeshya, ariko umugabo wararitswe. Iri jambo ngo w'indarikwa biba kunshika kurarikwa. Ni umuntu wararitse, ukanegera n'ibyo muvugana, ukanegera n'ibyo guca, ukabimwemerera. Uzaza umvugire ku cyana gutya, uzajya hariya umushinja ibi n'ibi. Hanyuma umurongo wa 25 w'icyo gice aravuga ngo iki? 25 w'icyo gice aravuga ngo igice cya 14 umuhamya w'ukuri akiza ubugingo bw'abantu. Haleluya. Ariko uvuga ibinyoma arashukana. Umuhamya w'ukuri ashobora gukiza ubugingo bw'abantu. Hariya ni ukuvuga ko ari benshi rero. Umuhamya ukoresha ukuri yakiza ubugingo bw'abantu, ariko uvuga ibinyoma arashukana. Amen. Yesu atugirire neza. Amen. Yekene hari ikindi mubaza ku ijambo ry'ukuri. Musho. Imana iguhe umugisha. Ndawakiriye mu izina rya Yesu. Ukuri ni ijambo rigari, ntabwo twarisoza nonaha, ariko mu magambo n'ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana duhaye, bakomeza bagasoma bazagenda basobanukirwa icyo ukuri kuvuze. Ariko nasobanukirwe neza yuko ibiri mu mutima we naba ari byo asohora. Ngiye gusohora ibihabanye n'ibiri mu mutima we, uko Imana niyo yonyine ireba mu mutima. Abantu nibahabona, aburimo kwemeza nibahabona, aburimo kubeshyera nibahabona, ariko Imana yonyine ireba hahandi irahabona. Rero mu Kristo mwene data, wibeshyera mugenzi wawe, wivuga ibitari mu mutima wawe. Saba Imana ikubwira ukuri abari kuvuga. Niba usaba imbabazi uzisabe, niba utazisaba kandi wemere kuzahanwa icyagihe. Ariko ubundi ni byiza ko wasaba imbabazi ukiyunga n'abagenzi bawe. Imana ibaho umugisha mushumba. Nidukomeza ahangana ngo twasoza, ariko reka dusengera imitima y'abera badukurikiye, kandi duhumuriza bahuye n'izo ngorane zo kubesherwa, bakababeshyera ibitari ukuri. Nimukomere, mukomeze musenge, Imana yo mu ijuru izabagaragariza ukuri. Bahumurirwe n'uyu murongo uvuze ngo ikivuzwe cy'ukuri kiraramba, ariko iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Bizashira rero, bizashira. Amahoro y'Imana. Dusenge. Mana ishobora byose, umucamanza utabera, udahishwa, witegereza mu mitima, turagushimiye kuri iki kiganiro twaganira tuvuga ukuri, dusobanura ijambo kuri cyari cyo, twifashishije ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo abana bawe bari bariteze amatwi basobanukirwe, kandi umwuka wera akomeza basobanurire birenze uko mvuze uko nguku. Uyu mwanya muto tumaze tuganira nabo, umwuka wera we ntahagarika, azakomeza yigisha abantu bawe, kandi wihanganishe ababeshyewe, kuko ikinyoma kigosaba kiranutsi. Ariko ndabizi ko hari ukunesha, hari insinzi, byanga bikunda ukuri kuzatsinda, ikinyoma kibura umwanya. Turasenze rwose ngo ukomeze gukora igitangaza mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.